nibyo koko Vestine na Dorcas baracyari bato mu myaka, ariko mu miririmbire barakuze cyane, ku majwi meza y'agatangazo utasanga ahandi, amwe agororotse, amwe twatangiye gukunda akora akava y'indirimbo yarangiza agakumvisha icyanga cy'indirimbo nawe ukumvugiye mu mwuka, biza guhumira mu mirari ubwo Irene yabafashaga bagatangira gukora indirimbo zabo. Nahawe ijambo ingiyo rwose yahinduye ibintu byinshi mu buzima bw'aba bangavu, inahindura ibintu byinshi bikomeye cyane mu ruganda rw'umuziki wa gospel mu Rwanda. Ubundi se ujya wibaza ngo Vestine ni uwuhe, Dorcas ni uwuhe? Kimwe Vestine ni uwo nguwo wirabura kandi akaba ari we mukuru, naho undi akaba ari kamikazi Dorcas, we tukaba twavuga yuko ari inzobe kandi ari nawe mutoya. Abangaba rero uko ari babiri biyemeje kuririmbira Imana kugeza imvi zabo zibaye uruyenzi. Abangaba rwose bazi kuririmba ku buryo umuntu uri kumva indirimbo zabo bimufasha kwegera Imana neza, kumva rwose ari hafi y'Imana, dore yuko nabo iyo bari kuririmba bajyana n'amarangamutima y'indirimbo. Iyo bibaye ngombwa bacishamo bagasuka amarira bakarira, cyangwa se ukabona bishimye banezerewe rwose, bari kwitirira mu kirere bimwe byo gusimba, ariko guturuka ku ndirimbo yabo ya mbere ariyo Nahawe Ijambo kugeza ku yo baheruka gushyira hanze ariyo Nema, zose zirimo ubutumwa bwiza bw'Imana bumwe bwomora abatari bakeya, zanarangiza zikaruhura abarushye n'abaremerewe. Abangaba rwose bamanajingwa na Murindahabi Irene, uyu nguyu rwose nawe bahuje amateka akomeye cyane, aho yavuze yuko rwose buri ndirimbo yose bashyize hanze ibifite ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa Irene. Kuri Irene ngo bafatanyije bazagera ahantu kure cyane kandi hashoboka. Nyamara n'ubwo Irene abavuga ibi ngibi hari igihe kigeze kugera tangira process zo gutandukana, ariko icyo gihe cyarageze kirarangira. Kuri Vestine na Dorcas na manager wabo Murindahabi Irene baratangaje ati ni Satani wari waduteye rwose yifuje kudutandukanya, ariko twarasenze imigambi ye iraneshwa. Ubu ngubu rwose ndizera yuko dufatanyije tuzagira ahantu kure cyane kandi hashoboka. Nyuma y'iki gitero cyiswe cya Satani kibaye ubwo bashize imyaka irenga 3 yose, ariko ubu ngubu bageze hehe? Ni bande? Ni bantu ki? Babayeho bate? N'indi bibazo byose wifuza kubamenyaho nibyo tugiye kugeza hano. Wowe ikintu nakwisabira no gukora subscribe niba utarakora subscribe, nawe wamaze gukora subscribe ndagushimiye, ni iby'agaciro. Ugiye kubana nanjye Emi, bayi ikaze muri iki kiganiro. Nanone bayi ikaze mu kiganiro cyacu nicyo cyanyu. Reka dore ku ndirimbo yabo ya mbere Nahawe Ijambo. Iyi ndirimbo rwose kabisa nkaho igaruka ku umuntu wahuye n'ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, ariko bwa nyuma na nyuma Imana ikaza kumutabara, yarangiza akayishima. Aho mu gitero cya mbere cy'indirimbo baririmba ati urugamba rugeze mu mahina wararurwanye rwose uruhereye mu mizi, minwa y'abadukwenaga waricecekesheje uravuga, none nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Ubutumwa rero bwari muri iyi ndirimbo bwakoze ku bantu benshi, wagira ngo nibo baririmbye. Abantu benshi rwose barayikunze kandi buri muntu wese yayumva kumva rwose ahantu Imana yamukuye, akumva ni indirimbo ye. Iyi ndirimbo yahise ikundwa cyane, nabo bahita bazamuka ku rwego rushimishije. Abantu batabazi barabamenya, baba batangiye kuba abasitari gutyo. Reka tugaruke ku buzima bwabo. Ubundi Ishimwe Vestine yavutse kuri tariki ya 2 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2004, naho kamikazi Dorcas yavutse ku wa 20 Gashyantare mu mwaka wa 2006. Akaba ari bene Mazimaka n'uzamukunda Elizabeth. Aba ngaba nibo babyeyi bababyara, bavuka mu muryango w'abana 3, abakobwa 4 n'abahungu 2. Aba ngaba bose bavukiye mu karere ka Musanze baranahakurira, ariko kuri Vestine na Dorcas bo barakurikirana. Inyuma yabo hari umwana umwe w'umuhungu ari wo muhererezi muri uyu muryango. Rero kuririmba neza kwabo ni impano bifitemo kuva kera cyane, dore yuko rwose ari impano batangiye kugaragaza bakiri abana, dore ko batangiye kuririmba mu ishuri ryo ku rusengero ryarindi ryo ku cyumweru Sunday School. Aba ngaba rero impano yo kuririmba ngo ntabwo bayikomora mu muryango wabo, dore ko habase ngo nakurarabamo, ngo yewe n'ibintu byo kuririmba bigendera kuri cyane ntago bibamo cyane. Ariko mama wabo uri ugerageza kuba muri korari, ngo nyamara nubwo mama wabo wo muri korari nawe ntago abyinjiramo ibintu byo kuririmba, ni gake gake, ariko aba babyinjiyemo rwose barabikora cyane kandi biranabahira bitewe n'ukuntu baririmba. Umuntu arareba akavuga ati aba bantu impano yo kuririmba bayikomora he? Iki ni ikibazo nabo ubwabo baburiye igisubizo. Aba ngaba rero bakuriye mu itorero rya Teperi karere ka Musanze, baririmba muri korari y'abana bikomeye cyane, dore ko bari bamaje kubikimenya bose kandi baririmba muri korari y'abana. Ahangaha impano yabo yari itangiye kugaragarira abatari bakeya, dore ko abasengeraga muri urwo rusengero rwose babonaga impano yabo idasanzwe. Abantu bavugaga ati aba bantu impano bayikura he? Ibi ngibi byaje gutuma korari nkuru ya Goshene Family Choir iza kwita ibarukira iti bajyana muri korari y'abantu bakuru, kandi nyamara bakiri bato cyane.
no mu myaka bigaragara ko bakiri abana, dore ko icyo gihe Ishimwe Vestine ari we mukuru, yari afite imyaka igera kuri 11, naho Kamikazi Dorcas ari we mutoya rwose, yari afite imyaka igera ku 9. Nyamara nubwo bari bato batari gito, muri korali baririmbaga ku murongo w'imbere, abantu bakabakunda cyane bitewe n'ukuntu baririmbaga, dore yuko ari n'indirimbo bateraga. Impano yabo ntabwo yagarukiye muri korali gusa, icyo gihe batangiye gukora cover y'indirimbo, bakazajya bakora cover bakazicisha kuri YouTube channel yabo Vestine na Dorcas. Iyi YouTube uyisearch urayibona, iracyariho cover y'indirimbo za gospel zimwe zigiye zitandukanye, dore yuko barebaga indirimbo ya gospel barangiza bakayirimba mu majwi yabo atuje kandi ayunguruye, barangiza bakayishyira kuri iyi channel. Iki gihe rero bari batarahura na Irene Murindahabi. Uyu mugabo rwose yarabafasha bakira ku rwego rushimishije, abantu bose barabamenya, yaba abo mu Rwanda ndetse n'abo hanze, baragenda babikimenya bose. Ariko bihita bibaza ikibazo kimwe, ati ubundi abangaba bahuye gute? Ubundi umuntu witwa Mawombi niwe waje gufata Vestine na Dorcas, arangije abahuza na Irene Murindahabi. Ubundi uyu nguyu rwose yafashe video zabo bari kuririmba azohereza Irene, abangaba bari bakiri Musanze, maze Irene rwose amaje kuzireba aragenda aterera iyo, ntiyagira ikintu azikoraho. Nyuma y'igihe rwose Mawombi arongera aramuhamagara, aramubwira ati ese za video ko nta kintu wazivuzeho. Irene rwose yaramubwiye ati abo bana nababonye baririmba neza, ariko nibaramuka baje i Kigali uzambwire. Mawombi rero yahise agenda abibwira Vestine na Dorcas, maze mu mpeshyi y'umwaka wa 2020 nabo bahita baza i Kigali. Kino gihe rero nta kindi cyari kibazanye usibye guhura na Irene. Irene bari bamuzi bitewe n'uko yari manager wa Niyo Bosco. Niyo Bosco ari icyamamare mu gihugu hose. Rero abangaba nabo bumvaga Irene araza kubafasha, bakajya muri studio bagakora indirimbo yabo. Ibi ngibi bumvaga ari ibintu bidasanzwe bitewe n'uko icyo gihe za cover bakoraga ntago bajyaga muri studio. Baraje bakimara guhura na Irene, ikintu cya mbere bakoze bahise baririmba indirimbo ya Niyo Bosco. Mu kuyiririmba Irene yumva ni byiza cyane, arangije afata akarikodi gato akohereza Niyo Bosco. Niyo Bosco arangije ahita abwira Irene ati bo bana nabakunze cyane. Icyo gihe rero Niyo Bosco yarashimishijwe no kubona abantu baririmba neza baje muri rebo ye, baje bakazajya bakorana umunsi ku munsi. Icyo gihe rero Niyo Bosco nk'umuntu wari ubyishimiye yahise abahereza indirimbo ye yanditse yitwa Papa. Rero Niyo Bosco akimara kubahereza ino ndirimbo, bitewe n'uko haburaga icyumweru kimwe ngo basubire ku ishuri, bahise bajya muri studio rwose batangira kuri codinga. Bitewe n'uko byari ubwa mbere bari bagiye muri studio byarabagoye cyane, ariko bitewe n'igihe gito bari bafite, Niyo Bosco arabimenya yuko kuririmba byabagoye, ahita abahereza indi ndirimbo ye yitwa Nahawe Ijambo. Kino gihe akimara kuyibahereza indirimbo Nahawe Ijambo, bahise bahindura studio bajya kwa Santa na Sosa aho Niyo Bosco yari kodingiraga. Bagerayo rwose indirimbo barayikodinga ndetse birarangira vuba vuba, bahita bakora n'amashusho. Mu gihe gitoya rwose indirimbo ibigiye hanze. Icyo gihe rero hari kuri tariki ya 27 Ukwakira mwaka wa 2020. Icyo gihe rero nibwo Nahawe Ijambo yaje kujya hanze, hari imbere gatoya yuko basubira ku ishuri. Barangije bajya ku ishuri, indirimbo yarabaye ikimenya bose, yaratangiye gucurangwa. Ubu ngubu rero mu myaka isaga n'indirimbo igiye hanze ifite miliyoni zirenga 7 za views ku rubuga rwayo rwa YouTube. Ibyo rero bikimara kuba, Irene yari yabashimye, yahise afata iya mbere ajya kuri babyeyi baba bana kugira ngo akorane nabo amasezerano. Icyo gihe rwose yarabarebye bagira ibyo bumvikana. Ubu ngubu rwose baracyaririmba no muri ya korali yabareze ariyo ya Gosheni iri Musanze. Ibi rero nabyo biri mu masezerano bagiranye na Irene byo kutabakura muri no korali rwose yabareze. Nyuma ya Nahawe Ijambo hakozwe indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, zimwe zo mu imitima ya benshi zirimo Papa, Adonayi, Ibuye, Arakiza, Sibayari, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Umusaraba. Niyo baheruka yitwa Nema, iri gukundwa n'abatari bakeya. Vestine na Dorcas barakoze cyane kandi babigeraho, babaye abaririmbyi beza kandi babifatanya n'amasomo. Barakomeje kuri tariki ya 24 Ukuboza mwaka wa 2022 baje kumurika alubumu yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo. Igitaramo cyiza cy'agatangaza cyabereye muri Kigali, maze bararirimba barafashwa. Icyo gihe rero twavuga yuko babashije kwigirana n'Imana. Abangaba rero niwumva tuvuga ngo nabanzi bakomeye cyane, nugira ngo namakabya nkuru cyangwa se ngo nayange, ariko n'ibihembo bagiye bakusanya byose bigenda byivugira, haba ibya Isango na Muzika Award, The Choice Award ndetse n'ibindi byinshi bagiye batwara byo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko usibye byo mu Rwanda ndetse n'iby'imahanga batangiye kubikusanya. Mu mwaka wa 2022 baje gutwara igihembo cya Rise and Shine World Award muri kategori ya African New Gospel Music of the Year. Ngiri ni itangiriro, ibindi bazabizana. Abangaba iyo barebye mu maso ubona bakiri abana, nibyo koko ntago baba wibeshye, baracyari mu yisumbuye. Ubu ngubu Vestine ari we mukuru, afite imyaka igera kuri 20, naho Dorcas afite imyaka 18 y'amavuko gusa.
dore yuko ubu ngubu Vestine rwose ari gusoza yisumbuye. Ubu rwose muri aya mezi ari gukora ikizami ingeso z'amashuri yisumbuye, aho yigaga mu kigo cyitwa International Technical School of Kigali cyangwa se ITS Kigali. Iki kigo rero giherereye mu murenge wa Ndera ahazwi nk'Igasogi, aho Dorcas wikiri mu mashuri yisumbuye azajya mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, dore mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye we yiga mu karere ka Musanze munsi y'ibirunga birebire bimwe bikoze isheni harimo za Muhabura ndetse na Sabyinyo. Ariko kuri uyu nguyu we yagiye kwiga ku kigo cya ADPR. Ayo rero yari aya Vestine na Dorcas baje kumenyekana cyane bitewe n'ukuntu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubundi mbere bakiza barasaga, aho abantu benshi bavugaga ati bari abana n'impanga, dore yuko n'amafoto yabo kuyatandukanya byari bigoye cyane. Ariko ubu ngubu abantu benshi barabamenye, kubatandukanya ni uruca abana rwose bitewe n'uko bagiye bakura bakagenda batandukana. Ubundi rwose ubu ngubu indirimbo zabo zarakunzwe cyane rwose, ziracurangwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, haba mu nsengero, mu mihanda, mu rugo, aho ngaho rwose zaraharenze zigera no mu tubyiniro ndetse no mu tubari. Ahantu hose usanga bari kuzicuranga. Aba rero ni bato batari gito mu kuririmba kwabo. Umuntu ntiyavuga ko bafite amajwi meza gusa, dore yuko iyo bari kuririmba abantu benshi amarira bajenga mu maso, bamwe bagacishamo bagaturika bakarira, ko ari n'abajya kure bakajya mu mwuka rwose, barangiza bakavuga ati indirimbo zabo zabahuje na ba marayika. Aba rero biragoranye yuko wabavuga rwose, gusiga izina Irene Murindahabi cyangwa se Murodekari Kasha Makokero ukakunda kubyivugira. Uyu nguyu rwose ni manager wabo, niwe bakora indirimbo umunsi ku munsi. Urugendo rwabo kuva kuri Nahawe Ijambo kugeza ku ndirimbo Iriba, afite itafari rikomeye cyane, bivuze ko ari ukuboko kwe ntabwo wabubeshye cyane. Birabafashije cyane rwose muri uru rugendo, nabo rero bashyiramo agatege, baririmba neza, barakundwa cyane. Ayo rero yari amateka ya Vestine na Dorcas. Ikacimira uwo twabanye muri iki kiganiro. Nsaba nawe utarakora subscribe, gukora subscribe hano, nawe amaje gukora subscribe ndagushimiye, ni iby'agaciro. Naho ubutaha, Imana ibarinde.